ngiye kuza za miliyoni nkwesheje telefone. Umva Fabri, ayo mafaranga yohereze mu bice batagukata dore bisigaye bihenda. Ntugire ikibazo, oheza na Airtel kohereza n'uburi ku mirongo yose. Erega ubu ngubu na Airtel ni zero. Ngo iki? Fabri, ayo mafaranga yohereze ukoresheje Airtel Money. Uzi ko bisigaye ari ubuntu. Ngo nguki? Maze no ku mirongo yindi birakora. Kohereza amafaranga ukoresheje Airtel Money ni zero ku mirongo yose. Into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung True Phone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza ku bindi. Duherereye rero ni mu mujyi muri Stewa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhamaga igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion turababwira ni nyinshi cyane. Ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung True Phone True Solution. Ariko reka tureke ubu uritetesha uzi ko hari icyo gufatamo, hari inyungu mbifitemo kubaho nagucumbikira hano ngaho. Nzayigira rya ntayo ushaka urumva. Wagiye aho ngo kugira ngo mbone amahoro mu rugo rwanjye, none utangiye kuzana ibyo ngibyo ngo ntabwo wisanzura. Niba wumva utakwisanzura uzava ngaho ureke. Ariko ko kuba muri urwo rugo byoroshye, uwo mwana uwo mukobwa ko nta kibazo cyiwe, hari biryiwe. Hari biryiwe nyine. None se agutwa yego this way. Umva anda kwiyamye n'undi munsi washyano. Wasohotse muri uru rugo yego, ariko none ugiye kurukurikiranira hafi ku mutima ruracyariho. Umva nkubwiza ukuri. Ako cece kanga se washyano. Waje mu rugo. Urumva nta soni ufite? Uba wumva nta soni ufite? Ntabwo uri kunyumva kane? Umaze kurambirwa, ngiye maze kukurambirwa ngeze aha ngaha wowe. Ubona uri umugabo nyabaki ubundi wowe. Ange ko yaje hano kubera ngewe agasohoka muri uru rugo. Wagiye ko Bori Jesus uri giki? Uri papa wa Ange wowe. Uri giki kiwe ku buryo ujya kumucumbikisha wowe. Kani niki kiri hagati yawe na Ange aho bigeze? Yagiye gutwitiye. Yego. Yagiye gutwitera. Niba hari umuntu ugeze nibwo ni Ange. Hanyuma suri kurwana n'ibiki? Uri kurwana n'ibiki wa mugabo ufite urugo n'abagore utazi kujera wazi ukayakurenzaho na rira cyane ry'umugore. Ngo ugiye kujya kuricumbikishiriza. Uramucumbi. Iriya ni Marine ni mbo wamureka akagenda yabaho. Wigize umuntu rero w'umunyemo we muri iki gihe sinzi ukuntu umeze. Kandi ungeze hano nakubeshya. Ungeze aha ngaha sinzi impamvu utumva. Buri gihe uzajya uhora amafuti wowe. Akira urutelefone rwawe rw'amafuti. Erega uraje urigwendetse uhagaze aha ngaha umuntu arimo arabira icyuya arimo arashya arimo aranuka imyotsi y'ibiryo agutekeye wowe. Warangiza ukaza kuri telefone kuvuga ubusa wowe. Yego. Kandi ntabwo mbizi wowe ukuntu umeze. Ahantu wakabaye ushyira imbaraga si ushyira imbaraga. Wowe ushyira imbaraga mu bagore badafite epfo na ruguru. Ange ntabwo ari umugore wawe. Ange afana iki nawe? Kuba icyo ushyuha mu bintu bitari ngombwa. Iyo nza kuba mfite uburenganzira bwo kugukubita kandi mba ngukubise urushyi. Cyangwa nakuniga. Oh, hi. Hi. Karibu.
mumeze mutse ni meza bakuru se wowe ya ni meza urugendo rwawe rurerure ndarushye cyane gusa are we okay ya isi cyo kuze gufata ukuntu uruhuke ndabizi ushaka kuvayo wese kugera ayo ya n'umunaniro mwinshi cyane ukomeye ariko ndaza kubinyura urugendo rurerure ya ahandi meze neza aho kemwe mumeze mute turashima Imana tumeze neza ya twanditse okay nanjye ndakuzi okay yeah Daddy yakuvugagaho kenshi cyane gashoboka uvuga ko uri umugore mwiza umukunda and then nago niyumvishaga ko ungana gutya pe yeah urekeye mutoya and then uri mwiza okay thank you nize kubiza ariko kuri mwiza right I know yeah umuntu atakuzi atazi ko papa na papa wawe bari inshuti n'ukuri yari kugira ngo waje kurikira amafaranga no way yeah I can lie you yari kugira ngo waje kurikira amafaranga pe oya banje natwe wacu nacuzwe dufite papa wanjye nabacuruza afite akabari so afite kabari natwe wacu tugira uruganda rero uruganda na kabari urumva n'ubufatanye ako by the way nakuzaniye gift no way I can lie you ndagufitiye muri modoka tiyense thank you kumana yanjye ahangaha ndahiye umwana w'umukobwa aje azitamu ngewe habe no kumenya kandi sha nanjye yaba narahaye muzeto mu bungubu nanjye abajanze akoze tamu mwishinze ahangaha nayatamu ubwo kanze mpohoteye bumwe wese ku murongo umugabo bwo kuki wowe umuntu azihangana aherehehe akora iki kandi umuntu gukorera iki wowe nzakora iki kugira ngo mpfe gutura byibura umuntu aryame nk'ukwezi aruhuke nawe yumve ko umeze neza utarimo arajarajara mu bagore nashatse kubikora kugira ngo mu rwabo ngwiki haboneka iki ni ibiki wose ni ibiki amezi namaze kuyashyira wamaze wataye umwanya kandi kamubwiza ukuri ngiye ketchup ntabwo najya gukoboka ngo nshye imyotsi y'amasafuriya n'ibiti byose hejuru yawe nurangiza umembe kujya kuvugana n'iyo njajwa y'umugore wune Ange ariko nawe azambona ndavuze ngo bamenye uko nyumva genda ufate biriya biryo byose ubimene wumvishe genda ubifate ubimene ntabwo kubirya bahari turahari we nande wambesire ko nawe nakwereka ndavuze ngo ujya kumena biriya biryo mbabarira ntunzamurire umutima sibyo ariko mabuja urabizi ko ari rana kwa Mwenyezi Mungu we na Mwenyezi Mungu muravukana Mwenyezi Mungu ni mbabarira udatuma ncumura nkavuga nabi bifujwe wakorana n'Imana ushinzwe iki mu ijuru wowe ndavuze mujya kubimena ninjya kubazwa nzageza ngenyene Imana ibire bizabimbaze we ndavuze ngo shiguka amaso ngendo mene bya biri kandi uzicuza kuri iki kintu ukoze urajya kuvugana na Ange mwana we buriya Ange ni guzawe wicuma rwose nanakoshije nsabye imbabazi jya kumena biriya biryo ega nanjye nabamufashije icyaha kuko bura muri RIB umufatanyacyaha niyo bahana cyane niba ngo ugeze no mu ijuru nanjye muri dosiye bazankeneraho mwigeze kumena amafunguro mayashwa muri puberi hari abandi bantu bashonje rero nimo nduma gahunda yo kujya kubimena ko nyine namaze kubishyira ku meza mabuja mu byubahiro ngo wajya kubyimenera bamenye we mu ijuru urabizi neza ko uzajyayo yego bamereka kumurakaza urabizi neza ko uzajyayo ibintu nibishakwa sibyo genda bimene byatumene mbesire utamurakaza ibi kandi reka tubye wowe nushaka uceceke byakumena biriya biryo n'inyama bame urongera kugira ikintu kimutsubiza yavuze ngo ugiye waretse nkamenya ibishya we mbesire byakumena biriya biryo ngena bame urasohoka muri uru rwa mbesire ujya kumena ibyo mena senye kane ntabwo birangiriye aha ngaha ubyumve pe maze kugutakariza icyizere hahandi niyo wavuka bundi bushyashya
ese bikwanga kabisa icyo muzi cyose bafata icyo muzi cyose bafata cyese munze runo rugo nanone kabisa ketchup baramuramo ibikutsa ya myenda yikunze cyane ikunze cyane irakubereye cyane yeah what Oh my isi se njye rero nka uncle wanje no you're my brother no igikapu cyuzuye imyenda y'umwana so urumva ko njye imyenda y'umwana twige kwitindaho ntabwo ari yanjye ndimo gusobanura come serious yeah I'm serious Mami Kabamuhagarira iki? Inkuru buguruza. uzi ibintu bibaye Peter dusanganye muri mushiki wewe arangije Shira neza kumbona uvuga utarwambaye. zibanze mumve arangije araza agira gutya urumva ngira ngo nyine aratwite ndaramubaze ko kuje kwibuka nyine kumviza ku ndange habaye icyo ndaramubwira ati nyine nabonye imyenda y'abana ndaramubwira ati reka Njye ndabonye imyenda y'abana. umushiki we amini Peter yabonye imyenda y'abana urumva amaze kubona imyenda y'abana asa nyine amugira gutya kugira ngo amubwire nyine ko afite akabebe umwana yenda aje gukurira hano mu Rwanda Ndaramubwira atwite. Oya ntabwo twite nyine banza bumve ntabwo twite noneho Utagira amagambo. mu izina ry'Imana mu ijuru noneho arangije aramubwira ati njye ntabwo mwite ahubwo ni imyenda nzaniye umwana wande ndetse ntabwo uzi ko Latifa yabyaye Latifa yarabyaye no surumva imyenda y'abana imyenda y'abana uramukobwa azanye bihinazanye azaniye imyenda berser azaniye nyine umwana ariko imyenda nko ari umwana imyenda y'uruhinja uvuye muri Amerika itavayo havuye wowe wagiye kuyigura turapfuye wowe wagiye kuyigura Yesu umwana uracyanyiryaga ngo bakuzaniye gift barakuzi oya nigendera uzikina oya umva ninjinga ahangaha ho banza mwumve sibyo ahangaha umuntu ufashe neza urumva yego ahangaha umuntu gose niko izina ry'Imana umuntu yabagiye gushya mbara dukorera hamwe ukabyara mwe ujye umenya ikinanye nkimenye dukorera hamwe mbasi turi basi twakigeza tuzava muri iyo rugo niyi ni uwo mwana rega bagiye guterateranira ku ruhande utazi ngo ninde wayimutenga ariko cyokoze nitwa Ngetamu nibwo bwa mbere mubonye yuko ushaka kuvugisha uko babyara ubwo babyaraniranye twebwe turi zero nta kintu tumaze hano kwa Tom uburi hamwe bagiye kumufata nka ari umukwini cyangwa umuki none haraturimbura ati hajyaga dusuzugurira kunda none bagiye kudusuzugura ku mitungo mbona ubumwe tugakorera hamwe ubundi tukajya ko wenda tukazamuvana muri iyi nzu ukazongera kunyihenura aho rimwe nkuta hano nkigendera oya ni kuri kumanda kore ntabwo nzongera kukwihenura ahubwo nawe ntuzanyihenure ngo umfatirane mbabura kugera kuri harapfa umuntu none sawa mbaga umugeni arataye Keza ari Kiza ajyanye na wa mugabo ngo bagiye kureba umubyeyi banze wa musaza wewe wese umeze ute nta rungu ugira hano nta rungu mba mfite ibirenge birango imbere bateze ko na bonomace yashizemo ariko nta birenze wese ko batari batinde ariko ndabona umeze neza hano meze neza siko meze neza cyane ahubwo simbizi n'uburyo kinakubwira singiye kubeshya nyine nibwo bwa mbere naba mu buzima nta stress mfite ntavuga ngo ibintu byanjye bigiye guhomba nyine mbayeho ntuje nkeneye kurya gusa nta kindi kibazo mfite nta stress nyinshi pe urabibona neza ku gihe ntabwo bizi nyine turabibona neza ku gihe ibyo uzana nyine ibyo usiga hano ibyo turya hashya ibindi ariko nyine ndagushimira waramfashije sinabona uburyo ki nkushimira kuko kuba meze uko nezerewe ni uko Imana imbitora nkabona uko ushimira koko se shasi nabibona koko nabona iki naguhemba Ange uri umuntu mukuru kabisa ubu nta kintu wabona wamemba noneho nk'umuntu wakoze hari ahantu wakoraga n'abantu bose bazaga ubu nta nubwo wigeze ukurirayo byibura ngo umenye ko hari ikintu washimika gushimira simbyanze ariko sinagushimira nta kintu icyambere cyose mfite amafaranga arenze ayawe ngo nta nyine sinabwe ibiryo se utarya
nta kintu nyine nagukorera aka kanya ngo bitewe nyine n'uburyo ukingiye wenzi icyo wamfashije uburemere bwabyo ntabwo nabona icyo nakwitura pe. Okay, ngeze nyikubiye ko numva cyane. Mbwira pe, mbwira icyo numva nagushimira ndakigukorera. Cyane nyama. Kigikiza. Kandi icyo kintu gikoze ni ukuri kose. Uzi ko icyo kintu gikoze ni inzu nayigwasa. Keza kumukuramo. Nkashaka uburyo bwose bwabo amukuramo. Uko byumvise niko nabikora kandi neza. Nicyo ushaka se. Rega nawe Ange kunyura kure nkaho wagira ngo uri umwana sibyo. Nese ndi umwana nembaye umwana ne kandi. Urumva reka ndeke kunyura kure. Pe nakobeshye nubwo nagiye ngira abagore benshi. Nuko pe maze igihe kinini nifuza. Ariko nta kintu bampimira habe na gitoya. Ubwo rero ubonye ukuntu hari icyo wampimira. Urumva kijyanye n'ibyo ngibyo nyine nagushimira kandi rega ntacyo naye naguhawe. Cyakoze birantunguye nyine kuba wambwira gutyo. Ariko sinanabirakariye. Ikibazo ngo gihari nuko mbwiye mu gihe kibite. Bisabiye mu gihe kibi cyane. Reka mbwira rubyini ya mbere. Bimeze bite se? Kuntu bimeze? Cyangwa uri kunyinisha? Nawe ujye kukinisha, wowe trust me. Njya kuza Prince yarambwiye ko ngomba kumuzana imyenda. Rero nuko ni muri ubwo buryo nazanye imyenda. Imyenda ya Prince gute? Tuza mbaze mubwiye calm down, right? Rero yarambwiye ngo ngomba kuzana imyenda yatenda umukobwa witwa Latifa. Yatenda umukobwa witwa Latifa. Latifa uramuzi? Yego. Waramubonye uramuzi isura ye? Yego ndamuzi. So rero nari nayizanye ahubwo ugomba kunyereka ahaba nkajya kuyimuhereza. Oh, hit. What? Iranda Latifa yaratwite yari ya Prince. Yego niye. Yari ya Prince? Kuki gutumaje. Prince n'umusaza. Prince afite ikihe kibazo ubundi? Iki se ni ikihe kibazo kiri hano? Wowe nyine waje kwanjyana se basi. Ari imyenda ushaka kumujyanira. Okay, njyewe ari gahunda nari mfite. None waburitse. Nise yabikubwiye byagenze gute kugira ngo ugende usobanukirwe ukuntu ibyo bintu byagenze? Prince ni umuntu tuganira cyane. Kandi noneho arananiye turi kuganira rero ambwira ibyo byose. Rero ndumva nta bintu biri. Nise yakubwiye ko yakundanye na Latifa, ni girlfriend we n'iki? Nyine ukuntu yabikubwiye. Ntabwo nzi uburyo byagenzemo gusa icyo nzi cyo nuko nyine yateye inda Latifa. That's it. Ntabwo ibindi bizi. Abo nawe akohereza ngo uzane imyenda nyine nk'andi. Hari ikibazo se? Yeah. Nta n'ikibazo bamuga nta n'ikintu nako. Okay, urangira nayo ryari session. Ibyo byihoreye tuza kubivuga ndi mwanya. Okay, kajya muri gahunda zanjye nubona umwanya uraza ko mbese byo? Okay, so. Please. We Prince, bite bya? Akuza ugenda ukora amadega yawe n'ibintu byose birangiza binze ku mutwe. Hayi madega. Wose gutera tifinda ni murangiza mupanga ukuntu mugiye kwigereka ibintu byose nta namakuru mu mpaye. Nta bintu bya sorry. Nase ubu ngubu uri kohereza imyenda y'umwana. Nta n'isoni ufite inda ntiwigeze ukurikirana ukuntu bimeze ibintu byose urabizi ko binkize ku mutwe. Bana uri fake. Sinzi n'ikintu nakubwira. Ufite iki hari ibibazo ufite se? Cyangwa uri mu bihe bibi? Yararengana nta n'amaperiode ndimo. Ahubwo nyine ngere urundi ukuntu meze. Nyine ubundi kugira ngo tubonane. Nuko nyine mba nabyumvishemo nyine bikaza bikanyuzura. Birasaba iki? Kandi byihuse basi. Bitaye nta kibazo ufite. Cyane. Ubwo rero
biragusaba gukora iki kuguma ahangaha umunsi wose ubwo nyine igihe biri buze nkahita numva biraje nta kintu kizaza base nikuremo ubunebwe natake nyine tutegereze nyine dushaka umwanya kuko sinakubeshya ngo ni ikigeni nafata n'iminsi ibiri urumva ntabwo ari ibintu bikomeye sibyo nikuremo ubunebwe natake ese ikibazo wakora se nari muri moto genda ariko ujyanamo kandi oya n'umuforosi bahita bipfa ntabwo ndi wowe ikintu uri bukore usabwa gutegereza byakunda bikaba bitakunda kandi nabwo ugategereza igihe cyo niba wabinyemereye bikore birangira sibyo hatagera n'uturogo ya basi ukanjyamo ideni bikore birangira akanya se ntacyo nakwizeza babara ndi gushira no ntacyo nakwizeza byasaba kumanga umunsi wose byasaba n'ibiri ukayihanganira iminsi ibiri oya umwe wenda reka turi umwe gusa n'igihe biri ariko bije urabyibonera basi umwana rebera basi yakabara akabizo kamwe byibura mu gihe nizera ko biri bukunde basi akabizo nta kibazo nako kagiye kuza mu kanya kanze mbyiyumvemo bigiye kuza uretse ntabwo biraza ariko nibyo ndahita nkubwira Tuwarete we nakora iyi ngiyi aba ariyo njyana kwa shabani amafaranga byo biragenda gute mve yamaye yose ndakanze kanihuta ahubwo kabikorera iki sheri wambaye neza noneho uraberewe bimwe bitabaho ikintu ushaka nza kukibona kabisa ibintu gituma mberuka kera kare kabata ariko kare karagize ubanza wagira ngo ntari yandi masuku mukora uzi ko numva uri kunshimisha nanjye bikagenda biza ngabaye ukambora ko umwigize mbabara no komeza urangize wajya kurangiza nanjye byaje basi umbwiye niba hari ikiri kugenda ni ukuri ibintu biragenda biza kuko uri kugenda n'umwana kari akabati kanini reka nkubwize ukuri nta nubwo ari ibintu bigoye pe nkurikije igihe nitegure nindepoza ndebanda ahita apfanda kwinginza ngaho arangise neza yarangiza byaje byose ibintu nkoreye ukuntu witwaye muri aka kanya bintwaye nyine binyiriza uko ukwiye nyine uko unkwiye byaje ubu rero nawe icyo ngiye guhemba
cyangwa twere tujye ntabwo ari hano mbanze n'umuntu yo komanga ari keza n'umusaza waje bose bari kujya he abo ngabo wabakingiranye se bazi ntabwo ari ibintu bigoye reka ntitwirirwe tujyana oya ntabwo ibintu byakunda n'usi uko babaje urumva byagenda bite ahubwo nyine wowe reka nkwereke bareke nta rundi muntu muri iki gipangu ngwino nkwereke hanyuma se bahageze ihanganira kwinginza ntabwo wanjye mideni iriya deni nta muntu ujya ubijyamo ndakwinginza ubwo mbuze izindi bavuga ari ibyo birimo reka ahubwo wowe ikintu ugiye gukora reka amafunguro nyine uyu munsi turahombye nta kuntu reka ndumva nuko mara cyane pe none se ubwo ngo tubigenze dute ubu nemere baze basange hano se si ngombwa ngo bagusanga aha ngaha njyewe ngiye kubafungura baca hano ubu tukata mu gikari utuzuka hanze noneho nyuma niba ushaka kugaruka utwinjira aho umuntu uje nyine mushyashya mutinze ariko muri bose uzi gusinyira yuko iyo ari biba biryoshye se bari kwipfurisha ubutaka buraguma se ko mbona utishimye nabura kwishima mvuye kukugarira ntabwo ushonje se ninde nimba ari constipation sinzi ikibazo mfite wabaye sinzi ikibazo mfite nimba ari constipation mbabari ukaniza toilette y'iwanyu ushaka toilette habaye iki se mu nda bakubabaza tugende gerageza bro gira vuba vuba se batagira umuntu usanga ndaje Hanipa, kurira. We, bro, bari bafungura hanga. Ibyo ni ibiki murakora? Uri marizirika. We, Manipa, va mu kiziriko.